aho kugira ngo ujye kwimagikaho biriya biboro bisiga ugasanga umuntu arasa umuhondo mu maso mu mwanya natinda cyangwa narira birashoka wakikoreshereza ka tirimerike nk'iminsi 3 mbere yo gukora ubukwe ubundi ukazagenda baba wagasura kameze neza washaka ukarira ntihamanuka ibintu by'umuhondo. Kandi babarizwa n'iki? Babarizwa n'iki abageni? Buriya mu bukwe habamo ibintu byinshi. Kurira haba harimo ibintu bikomeye cyane. Njye nakoze ubukwe hari abantu babiri b'ingenzi kuri njye ku buzima bwa shawaya. Mu bukwe haba harimo ibintu byinshi. Ari nk'igihe umukobwa arira abantu bakamwiha ngo ari gutinya. Ese ni icyo abatinya? Akashaka umukobwa nabonye ketchup. Oya nanone hari abantu bavuka nk'ahantu wenda bari nk'agaco ko muri quartier aba ari nk'umuco wo muri iyo quartier. Umugeni kujya yerekane ko hari wenda nta kintu azi cy'isi akagenda bamurandase. So Mungu mwarahuriye reka nkubwize ukuri aho kujya ngiye kwibagisha njyewe neri ntihagire umuntu aho kujya ngiye kwibagisha kubera iki njyewe ngira ahantu habiri ntiwankora ku zuru inkozeho urundi muntu atangiye bikozeho gutya nditsamura nkanafungana yewe Ndabasuhuje niyenge mbaye n'ikaze nimwe tubana umuswi wundi nimwe mukona makanakurikira ibiganiro bya Ketchup TV show 5/5 ndi kumwe na Ketchup giho nitwa Romeo Janvier. Ketchup umeze fresh? Meze neza ndashima Imana pe. Umunaniro washize? Umunaniro washize? Wapi mfite ikibazo gikomeye. Ntabwo nyibasha kuryama ku manywa neza na ninjoro si neza cyane. Ubwo no gutekereza ushaka ko atari neza cyane ko umuntu ataruhutse gira akajagari mu mutwe. Sigaye numva umwana arize natamba nk'umuntu usaza ukuntu mu mutwe ntabwo nanashobora no kubyirengagiza byibura gato ngo ndeko nasinzera sinzi. Kandi uyu muntu ataryama neza buriya ni fo. Hari indwara nyinshi biza biturutse ko yakutaryama. Hariho no kuba bituma umuntu adatekereza neza. Ariko ubwo weekend iri hafi wenda afite icyizere cy'uko ibintu bigiye kugenda neza. Ushobora gushyira amaguru mu mashyuza? Oya ushaka kutayashyira mu mashyuza ariko buriya ugashyira mu mbabura gatsindwa. Oya ahubwo nkayashyira hesura muri weekend dufite gahunda yo kuzagenda yewe na Mutabazi ko turi muri gahunda yo kumenya u Rwanda rwose. Kandi biri mu bintu kugenda binduhura noneho iyo ndi kumwe nawe biba byiza kurushaho. Uvuze kugenda mpita nibuka indwara nabonye yo mu mutwe itera abantu kugenda inyuma. Yego kugenda n'ahantu ufite ujya ariko yego. Oya byo nta iyo si yo mfite yita ngo iki kincitsera. Iyi ndwara yo mu mutwe yitwa Dromomania. Ibimenyetso byayo ni ibi? Dromomania ni uburwayi bwo mu mutwe butuma umuntu ahora mu ngendo za hato na hato atanafite gahunda zumvikana zakabaye zituma agenda. Ahubwo ibimugiraho ingaruka zirimo no kwibasirwa n'ubukene ukumva yego n'ubukene kuko ufite ubwo burwayi ashobora kumarira amafaranga ye mu ngendo akaba yanasiga akazi. Akajya mu kugendagenda nta gahunda afite kugenda akajya kwirwarira. Ahubwo ibyo ngibyo nabifata ujya wumva abantu ngo bagize ngo nimba ari umwangaro nimba ari ibiki birogwa mwana nese urumva ibintu biseri iyo si indwara gusa ahubwo n'inoze n'ibyo se ubwo urumva atari uburozi we. Ibaze ko kuva nko mu rugo urugero wenda ufite nk'imodoka hari imodoka ashaje inywa essence ku buryo ushaka kugira ngo ni indege. Imodoka ikaba inywa amafaranga ari hejuru y'ibihumbi 50 ku munsi. Akagenda ahanagiye byibura ni hari buvemo ibihumbi 200. Nta kintu kimwe kiri buvemo
uragiye urongeye uragiye mbega ntibigufitiye umwanya umumaro ntubona umwanya wo kubikora kubera kwirirwa ugenda mu bidafite epfo na ruguru. Iki kintu ngaho mbwiza ukuri niba batari umwanzi wawe wakiguterereje. Nese ko abaganga bagowe bayivura bate? yaba kuzirika amaguru ahubwo batangira bakwereka ko kandi wasanga mu nshuti zawe uwo muntu umufitemo eh wasanga mu nshuti zawe uwo muntu umufitemo umuntu wirirwa agenda n'ahantu ikintu afite oya nawe ngira umubwira ngo tugende twagiye cyakora oya hari ushaka kuvuga ngo twagiye mukagenda ariko yanakoze n'akazi hari ibintu byashyize ku murongo ariko hari n'ubwo udafite ibyo ashyira ku murongo da ikihari ari ukumva aho bagiye nawe akagenda ariko uwo ntabwo aba ari uburwayi inshuti yanjye ahubwo ntabwo aba afite ibyo ashyira ku murongo ntabwo aba afite ibyo ahomba. Arahari hari uwo nzi umeze gutya ariko ntabwo akiri inshuti yanjye nta kazi agira aba iwabo urukumva ibintu byose barabimukorera afite iwabo nyine bifashije nubwo biteye isoni kuba ari mukuru bakaba bakimumenyera ibyo akeneye ariko kugenda ni uwa mbere kandi kugenda bikajyana n'iki n'iriya gahunda ariko n'undi birajyana ni ukubera iki ni ukugira ngo utagiye kugira ngo utaba bored iriya gahunda bayita cuma rugendo ni sukuma wiki sukuma wiki kimwe mu bice by'umubiri ab'igitsina gore bakunda kinakurura n'abagabo ahanini ni mu maso isura impamvu ab'igitsina gore bagikunda ni uko banacyitaho cyangwa iyo tunabiganiraho ukuntu wagira mu maso heza ariko especially amaso y'umugore muri Islam hari ukuntu mwitandira ku buryo n'ijisho ryo muripfuka ntirigaragare umuntu ufite amaso meza nibyo ahubwo hari igihe umuntu yipfuka agasiga amaso gusa kugira ngo abashe kureba ariko wenda ntaragira ku kibazo hari umuntu wambwiye ngo impamvu yo kwambara cyane mu kwikwiza ngo ahanini umuntu yita ku gice cy'umubiri afite cyiza cyarurura abagabo utagusha umugabo w'abandi niba ufite amaguru meza ugapfuka niba ufite amaso meza ugapfuka oya ugapfuka se amaso wapfuka ute wareba uteze we wambaye rinete ntabwo ubona ijisho ry'umuntu ko mu kanya nje ryambaye ntabwo ijisho ryanjye waribona ahaha reka nkubwire ntabwo ariko bimeze ahubwo umusiramukazi aba agomba kwambara akikwiza kwikwiza ni ijambo ryumvikana kandi risobanura ibintu byinshi uba wikwije ntabwo bivuga ngo ni uko ufite amatako meza kuko ushobora gusanga umuntu afite amatako ariho urabona kwa kundi iyo umurabyo afiteho amaribori ameze kuriya yazanywe n'amavuta amaribori y'amavuta ni mabi aba ari manini ari umukara akaba yafite akaba yize gute kandi ntabwo abura abagabo agusha hari nk'umugabo ukunda iyo mirasire aba afite aho ngaho sibyo hari igihe uba usanga umuntu wenda afite ukuntu ifitiye hasi ukuntu hasi ukwaho hejuru hasi ukwaho ntabwo abura abagabo agusha rero twararaburije cyane mwararaburije hari igihe ubona nk'umugabo yicaye mu modoka afitemo umugore usa neza sibyo ukabona ameze atyo wareba ahantu ari kureba ukavuga ati ariko se ni ugupingana kw'abagore cyangwa umugabo wanjye arwaye amaso abo namukubita byo oya nta kumukubita uramureka akirebera urumva rero ntago kwikwiza ni ukwikwiza ntago ugendera kuri ibi n'ibi ahubwo nzi ko inaha bitemewe kwambara nikabu inaha rero nzi ko bishobora kuba bitemewe mbere byari byemewe nyuma baza kubikuraho ibintu nk'ibyo simfite amakuru nimba byarongeye kwemerwa ariko biri mu bimwe mu bintu nahoze numva nifuza kuzambara nyifite imyaka 17 numvaga ku myaka yanjye 20 yuzuye nzabyambara ariko kubyambara ukajya kubikuramo wapi kubyambara uzi ko ubuzima bwawe bwose uzabyambara icyo nicyo cyatumye nitondera kubyambara narabanje mbaza ubwonko bwanjye uri tayari ngandebera iyo nza gukuramo bwese bukureba ati uyu mura araca muri bamenye hagiye ari ketchup oya hari igihe mwana Imana ibikigukunda ikigushyizeho amaboko wari wahura n'umuntu mukuru muziranye mutavugana cyane ukumva kubwiye nk'amagambo agukomeza ku buryo wumva uwo muntu wamuhorana mu buzima bwawe
bijya bibaho Mm. yego Mm. ko wikereza nabi wacyana yego ndashaka kuzazana inkoni ireshya gutya yabobe uzajya ukubita twayatuvuganaga yatangubita aho ngaho mu rutugu kubona mbabare nari ncitswe gato ndimo ndatekereza ikibazo nari naranje ko niba ugikomerezaho ariko nyihanganire uwo muntu rero niwe wambaye hafi sinzi ukuntu hari ukuntu uhura n'umuntu akakuganiriza mu bihe uri gucamo kandi atabizi bituma ntekereza kabiri ndavuga ntabwo nkwiriye guhubuka ngo njye kwambara ikintu neza nzi ko nahagaze ko kumara ubuzima bwanjye biragufasha aho gutangira neza ugasoza nabi watangira nabi ugasoza neza yego kugira amarezo meza nibyo byiza cyane ku mpande zose nari nkomereje kuri icyo cy'ubwiza bwo mu maso ndetse n'amaso hari igihe ubona umukobwa ukabona afite ijisho cyangwa yego se mugabo si bwiza bw'abagabo ntabwo bajya bakunda kubwitaho cyane ku bagabo si ibyo wenda babubona ari mwebwe abagore ukabona afite ijisho ryererana burundu ukibaza yakoresheje iki kiri ryererana iri ngiri rikaba wagira ngo ni ibipapuro cyangwa rikaba ryererana rimwe na rimwe ugasanga hari igihe riba risa umutuku hari uburyo bubiri hari abantu basigatiro hano munsi cyangwa iwanja munsi hari ikintu mbonye mbona bashushanya na kereyo mu jisho nyine ni iwanja iba imeze icyo ari icy'umukara ku basilamu ni suna kuko iriya boro basiga hano umuntu nkuko nawe mbikubwiye yicaye nka hariya ari kure yawe uba ubona ijisho ukabona nubwo ryaba ari rito biri mu bintu bituma ijisho risa neza rigaragara hari uba udafite iwanja cyangwa imubabaza cyane akaba yakoresha tiro hari ku buryo n'ingiri ryagaragara ariko waretse tukagerageza hari utumega posho sibyo urabihanagura utumega posho tiro dushyira turi ko bigaragara dushyire ikibazo nuko utajyana kuri kamera umunsi umwe tuzabikora kankwereke tuzabikore ko ngenzi igihe amaso yanjye aba ameze nabi tuzakora ikiganiro mvuye nko muri siporo nkayitanza hano nkihagera tuyisige hariho kamera tujye kukisoza ubona ryahindutse tuzakoresha iwanja nzihangana gusa ikintu nabonye kiriho gikomeye cyane ku muntu urwara amaso biragoye ngewe ngira ahantu habiri ntiwankora ku zuru inkozeho urundi muntu atangiye gukozeho gutya nditsamura nkanafungana ku maso iyo hari ikindi kintu kinkozeho ndaribyiringira hamwe mba numva nshaka kurifata nka gutya nkajya ngira gutya rero gusa nzihangana uwo munsi tubikore kugira ngo hari nk'abantu baba hari n'umuti ngo witwa nimba ari vivine bashyira mu maso rigacya ijisho riracya by'igihe bibaro cyangwa by'ako kanya bimara wenda nk'umunsi da kuko bawushyiriyemo afite umushuti wanjye witwa Cynthia ukora ibintu by'amamekapu ariko we akora bino bya lashes cyane kubera umwanya uba wamaze ijisho rimeze gutya bagushyiramo n'ibiki hari ukuntu riba ryatukuye rero bagashyiramo ijisho rigasa neza nitwo bashyiramo abageni nitwo bashyiramo abageni nuko ariko abageni baragowe babibashyiriramo iki nyine basa neza ku muzuba uziko njya gukora ubukwe izo swing nta muntu wazinzanyeho ndetse ntabwo wakoresheje ingoyi ntabwo wakoresheje ingoyi reka ngagira ngo nari nakase nihuta mukuru wanjye Latifa na Marene wanjye narabacitse pe kuri gahunda ya make-up naragiye ninjiramo ahantu mu cyumba bari bambwiye ngo ngende bankoreye make-up ndagenda baramanagura banshyira utuntu ku munwa nageze mu modoka nari kumwe n'umukobwa wanjye ndetse nihanagura no ku munwa narihanaguye byose ndagenda nicara mu cyumba ntegereza ko baza kuza kumpamagara cyakora umushuti wanjye araza arambwira ati Neri iyo minwa yawe yumye urayijyana wasizeho rabero nisigaho rabero ibyo bintu rero bashyira mu maso nyine nabimenye kubera ibindi ariko ntabwo nabimenye ngo kubera ndi umugeni ariko ntekereza ko umugeni ku mugani kubikoresha ari byiza ikindi kwisiga tirimerike mu maso uri hafi gukora ubukwe ni byiza ukuntu ibisa umuhondo uri inzobe bijyanye n'umuntu w'inzobe niho akenshi biba ari sawa tirimerike mu maso mu jisho cyangwa mu isura uvuga mu maso rega ko ijisho ni ikirungo cyangwa ni cyane ipira mu masara
ariko ibaze shahara haboro twagiye i Butare kera muri filime twabagayo batuzanira umukozi aho kudukiriramo ti masara mu cyayi adushyiramo pirawu masara ye baba we ubundi waje njye na Biju twari tumerewe nabi arabizi impamvu twari tumerewe nabi ariko twabaye mani birajenana icyayi gihumura nk'umuceri nta muntu n'umwe wakinyweyeho bano bose barakimenye twagiraga udukoryo tw'aho hantu batuzaniraga abantu baje kudutekera bakabivangavanga ntekereza ko ikirungo cyo mu cyayi rero wagishyize mu biryo ntitubyumve twikomereze tirimerike irakora ku bakobwa b'inzobe sha umva ubusa agahondo keza n'aka kandi ko mwigi ko mo imbere simbahaye umuti kandi ibyo biri natirere nta kintu byakwangizaho ku ruhu rwawe rwose aho kugira ngo ujye kwimagikaho biriya biboro bisiga ugasanga umuntu arasa umuhondo mu maso mu mwanya natinda cyangwa narira birashoka wakikoreshereza ka tirimerike nk'iminsi 3 mbere yo gukora ubukwe ubundi ukazagenda iyo baba wagasura kameze neza washaka ukarira ntihamanuke ibintu by'umuhondo kandi wabarizwa n'iki babarizwa n'iki abageni buriya mu bukwe habamo ibintu byinshi kurira haba harimo ibintu bikomeye cyane njye nakoze ubukwe hari abantu 2 b'ingenzi kuri njye ku buzima bwanjye badahari kurira kwanjye rero byavuye ngiye kuri abo bantu nararize ariko bitari cyane ariko kandi nari nishyizemo ikintu cyo kutaza gutekereza ko bakabaye bahari ariko byanga bikunda byarabaye hari ukuntu winjira warebe ukuntu abantu bose bashaka kukureba n'amatsiko menshi bakwishimiye ariko hakaba hari abantu nawe wifuzaga ko bakabaye bari kumwe n'abo ngabo wabona nabahari kandi muri ako kanya ntacyo uri bubikoreho byibura ngo umwe muri bo bahari rero akenshi usanga umugeni hari igihe yinjira akabona ibintu byose bihari ni byiza ariko yakibuka ko nta na kimwe kirishyurwa kandi nta buryo agahinda kakamwegeka hari igihe yinjira yakifuje ko mama we yakabaye ahari ariko urugero wenda ari muri gereza urugero wenda ari mu bitaro ari ku isi ariko adafite uburyo bwo kuba yaza hakaba hari undi muntu uhagaze mu mwanya wa mama we kiriya giseke abakobwa batanga mu bukwe kibatera agahinda cyane sinzi impamvu hari igihe umukobwa hari abantu ndavuga ko ari umuco baba bagifite usanga afite nk'umuntu wo muri famiye wenda wagerageje kumurera cyangwa bagerageje kubana akaba ari we ahitamo agaha icyo giseke cyangwa se akagiha nyirabukwe mu mwanya wo kugiha mama we akabikora yego kubw'urukundo afite uwo muntu ariko we agahinda kakamumwica kubera ko mama we atabashije byibura kuba ahari hari ubukwe nabonye ndira ndi njyenyine hari harimo ifoto ya mama w'umuhungu mu bukwe kandi adahari yarapfuye ibyo bintu bitera agahinda njye nari nzi ko mu bukwe bwanjye nanjye iyo foto izaba ihari ya mama bihindurwa n'iki byahinduwe n'umuntu nari buvuga izina numviye yarambwiye ati ufite abantu yego ndabyumva urabyifuza ariko ntabwo byaba ari sawa bishobora no kugutera agahinda cyane ku buryo ubukwe bwawe bushobora kurangira uri kurira bugatangira urira bukarangira urira kubera kureba ya foto ahantu wayishyize urabizi neza ko yakabaye ahicaye yangiriye iyo nama kandi koko numva niyo njyewe ndiyizi kuri mama wanjye ngira niyo mbitekerejeho cyane mba numva afite imbaraga nkeya rero ntekereza ko nanjye iza kuba hari ku mugani we nari butangire ndi kurira kurinda ubukwe burangiye warakoze cyane ndabizi areba ibiganiro byanjye sindi bumuvuga izina cyangwa ngo mvuge ngo ni runaka ariko yarakoze niyo gahunda nari mfite kandi mutabazi wanjye yari yarabinyemereye yaragufashije n'ukuri niba hari ikintu nabonye cyiza n'Imana idushyiramo imigisha buriya ni ukora ikintu wumvikanyeho n'umugabo wawe ariko iyo ukoze ikintu mutumvikanyeho ashaka abamarayika
uba ubona ni ukuri kw'Imana ntabwo bicaho ntabwo bicamo ntabwo nubwo bigenda neza nk'uko byakagenze ariko iyo mwumvikanye ku kintu mukagikora nk'ubu nkumvikana nawe tingiye kugenda muri salo banshyiremo tentire ya move nkagenda iranafata neza cyane rwose nkanabona birambire kuko nawe twabyumvikanye ariko ningenda nkajya gushyiramo pinki twumvikanye move akimbona nyine bikamera ukuntu hari ukuntu biba bitameze neza ibishoboka ni ukuri ni byiza ko umugabo wawe mukora ikintu mwacyumvikanye haba harimo umugisha wa Nyagasani hari umugisha w'Imana ni ukuri kw'Imana nanabyumvishe kandi nanabyemeye ubu ntabwo nzongera gukritika abantu barera mu bukwe ko hari impamvu zigiye zitandukanye ntabwo nzongera gukritika abantu barera mu bukwe shawoya mu bukwe haba harimo ibintu byinshi ari nk'igihe umukobwa arira abantu bakamwiha ngo ari gutinya ese nicyo abatinya agashaka umukobwa nabonye ketchup oya nanone hari abantu bavuka nk'ahantu wenda bari nk'agaco ko muri karitsiye aba ari nk'umuco wo muri iyo karitsiye umugeni kugira yerekane ko hari wenda nta kintu azi cy'isi akagenda bamurandase so umuhungu muba mwarahuriye nayibonye kuri stati iyo foto mbabarira nyikwereke iyi video plito kanze nyirebe kanze ndimo ndayifunga ubundi abo bantu baba barahuriye ndaje giye nyikwereke iyo video nayibonye niyo yanteye kwibaza kuri icyo kintu kuki umukobwa mu bukwe arira umukobwa aba ari mararizwa n'iki harurira agakabya pe uyu we yakabije byugeriza umunota wose akose ko nawe nabona yicaye hasi ngo kurunga amaguru uyu nabone ko byaje uheze nkuri ku muntu urihangana iyi video urayireba umunota wose harimo n'amajwi ni no mu Rwanda noneho ugahita nibaza ngo ibi bintu biba byagenze gusa ngenzi ko hari abarira bafite ibibazo cyangwa bari muri acting bose mugiye kunsi bo bose bagiye kumusiga yabiretse hano hantu si mu Mutara simbizi ndi kubona abantu bambaye babyita gute hari ukuntu abamama bo mu Mutara bambara ntabwo wapfa kubona hano habo gutya ikuri bamukuru banganye reba isoza ukuru bamukuru banganye wenda ndi kubona bari kumujya kumufata yigize na egumana ngo mumuterure none se ko birangiye ameze nkaho acecetse kandi ntawe umucecekesheje ngo wumvishe uze kuza kumva ukuntu karangiye acecetse neza ngo buretse kandi reka nkubwize ukuri reka tutekereze ko ari filime yari ari gukina oya ntabwo ari filime ase ubundi umuhungu nkabamagaze nk'hariya ari njye wari ugutegereje uri kwigira ibyo bintu njye ntabwo wahindukiza amaso nkihari oya ibintu uri gutinyuka gukorera mu maso y'abantu barenga 100 ubwo nituba turi kumuzaba ibyo ukora ibiki nose haba habaye iki Rukorega bayifite ubwoba bw'ibintu agiye guhura nabyo muri ibyo uyu nguyu ngo bose ngo bagiye kunsiga nose bamusize bajyaye cyangwa warabasize ikintu mba nibaza baza gufata irembo ubizi neza ko uzava iwanyu ukajya kubana n'uwo mugabo muri dote naho yararize se kumba nyambaye ikanzu ya mariage nanjye mbonye ya mariage sha menye izo ngizo aba ari filime baba barimo sure inka za boro nyine tujya tubona ngo ubukwe ngo bwapfuye ngo runaka ngaraza ngo asanga ngo babagize gutya na gutya izo zose turazizi rero ni nuwo ngo nta uwo mufasha video yashakaga iki akasasuze ko turi mu ikoranabuhanga ariko mana yake ujya kubona ukabona impanuka igiye kuba uri kuyireba ukahita ukubitaho video ujya kubona ukabona agaposha ari guca inzara ukahita ufata video cyazo nanjye nazifata ndanayifite njye byasase oya yo ndayifite byo pe iyo y'inzara zo ntabwo nari kuyitunga cyangwa narayisibye nayisibasura urumva Rome hari ibintu umuntu akora nk'abo ngabo uwo ngo wenda we ushaka gusanga ari gukina filime ko birakabije nukuri ati birakaje biri too much ni biri too much kabisa
ejo bundi twakoze ku kintu cyatuma umuntu abyibuha yongera ibiro, dukora n'icyatumye ananuka, byo turabizi cyane, twabikoze mu buryo bugiye butandukanye. shakira kiganiro uretse baze mbwira naguciye mu ijambo twakoze cyatuma umuntu abyibuha vuba. Nari meze nk'umuntu bakandagiye cyabanyagiwe. Hari upfuye byo. Eh? Wari upfuye. Noneho hari ukuntu nakirebye nshiduka ndi kwigana ukuntu nari meze ntazi nuko byaje. Nabonaga ameze biriya ni iki bahu? Ni umunaniro. Yego. Niki umuntu yakoresha ko yishifuza gutera neza, ugasanga bigiye no kwibagisha, n'ubu buryo umukobwa yakoresha kugira ngo atere neza uko byifuza. Utagiye kwibagisha. Harimo gukora siporo. Harimo gukora siporo, harimo kugura bya bibuno bya plastique. Ako nkubwiza ukuri. Reka nkubwiza ukuri. Aho kugira njye kwibagisha njyewe neri ntihagire umuntu aho kugira njye kwibagisha. Kubera iki? Hari risike mba numva nafata mu buzima, hari n'izo mba numva ntari ngombwa, ntari tayari nabusa gufata, harimo nk'izo zo kujya kwibagisha ngo kugira ngire imiterere myiza, kuko hari ukuntu baba basubirayo bakajya kuvugurura ibyo bakoze bakareba ko bikimeze neza, hagiye usanga byaratangiye guhenga mu ruhande rumwe bakajya kubivugurura bikaringanira. Ibyo bintu ntago nabihoramo, kandi shabara abantu barateseka ngo sinzi ngo bamara igihe ngo baryamye bubitse inda, sinzi nyine twutu ntago natuvamo. Numva hari akenda nshaka kwambara nkibonamo mfite izo boro, nagenda nkakigura nkacyambara, niba ari ifoto nkayifata naheza nkataha mu rugo nkagikuramo. Ariko ntagiye gufata ubuzima bwanjye ngo njye kumara ahantu iminsi ngo ndyamye nubitse inda ngo bari kumbaga ngo banerekamo bongera bangira gute. Ikindi nakoze ibyo, nafata imyaka 2 nkakora siporo nkazana iyo miterere nifuza. Birakunda se? Birakora. Ufite nk'akene y'urugo. Baba we n'umukobwa ufite ibiro, urugero dufate kuri 50, iyo akora swati neza ahozaho, n'izindi siporo wenda zitari swati zikora ikibuno zirahari. Nizihe? Swati niyo nyine nzi yonyine. Hari swati ibindi sinzi ukuntu byitwa, ariko birahari, twazabikora wenda kugira ngo bigire. Tukajya muri gym tukajya muri gym tugakoresha ibyuma, tukanakora n'izitari iz'ibyuma ariko ku kibuno gusa, ku buryo uzakireba azaba akeneye gukora ibisusu. Sibyo? Tugikorera ryari subwo? Urasubira muri siporo ryari? Tugiyeyo ryari? Kanze kubanza gusaba Eve. Eve ni waduha umunsi. Dushake ukuntu twabikora nko kuwa gatandatu. Ukoze. Kuwa si umuganda se? Ni umuganda. Ni umuganda ku gatandatu. Byakunda nyuma y'umuganda. Nyuma y'umuganda kuko nta n'abantu benshi baba bahari, ndaza kubimusaba, nizeye ko biri bucemo. Tuzazikore mana we iz'ibisusu gusa, njye ntago nyanzikora pe, sinjya nzikora, ako uwo munsi tuzazikora kuko hari abantu benshi bazishaka kandi zirakora. Njye hari nk'umukobwa nabonye muri gym maze igihe azamo. Abantu bamaze igihe muri gym nyine hari nk'ukuntu baba bari cool, nyine waba hari nk'ikintu ukeneye wenda bazi ko cyakoze bakamukubwira nyine mukaganira gutyo, akakubwira rero nijya kwereka ifoto ukabona ukuntu mbere byari bimeze. Akagaposho baba we ako gaposho we n'ibyakora. Hari umukinnyi ngo na siporo zikora injwiri. Umukinnyi wa filime yazi ko ari nka 800 kataza. Inde? Ngize ukuri karakaza. Ahubwo hari n'igihe bakanza nkubwire tuzanamubaza, hari siporo umuntu akora ku buryo namo hano hajyamo. Urutirigo hano ku hasi. Hano hajyamo. Hari ukuntu uba usanga umuntu yakagize amasusa ameze neza, ariko ugasanga hari ukuntu afite guhera hano. Agenda ahetse umugongo gutya. Cyangwa ugasanga afite guhera hano, ayo masusu yahera hano kumanura. Hari n'umuntu ufite nk'icyaguye kitereye hano hasi. Rero hari ukuntu bagukoresha siporo hano hakabanza akagabanyuka ku buryo hamera neza hagashiraho, ukajya uzikora noneho hakicura. Iyi partiyo
tuzayikora muri gym. Yego, tuzayuzuriza muri gym. yego, tunasoreza ahangaha. Tuzabeka utuntu bakora kugira hano hikate. Hano gutya hikate noneho kuburi ndikuba mbishyuhiye kandi najya nzikora nanjye rukundagiza amafukemba ndahita ngura na gym, ngiye kuba umukoci wa nyashuzi. ngiye gushaka kora izazamuka ikagera nka hano mu gifu itanjennye na busa, ubundi tukazikora kabisa tunyashure. Ariko icyo gihe twakoze ubushakashatsi tubihuze n'ibyo kurya bishaka kuzana bibaho ibi ngo bikungaye kuri B12, kuri vitamine ya B12. Ziriya se nizibyibushya hose buriya ziriya urebe zibyibushya hose pe. Gusa ikintu nabashije kubona iyi tentire mfite irangoye. Irakugoye? Hari nk'igihe nambara umwenda ufite irindi bara ntajyanisha n'iyi tentire yanyu pe. Yambara ingofero se zireba imbere. Ubu ikintu nk'ubu nambaye icyatsi wakwiruka wahita uvuga uturane karagasimba ni akahe. Ubu ikintu kiriho ngiye kuwambara imikara hasi no hejuru. Usa nk'ikinyugunyugu. Hari ikinyugunyugu ubona ukabona cya gisimba bakita ngo uti gapo ni indege. Ni indege urumva. Ubu ngubu kubera nindamuka nguze umwenda ugomba kuza ari umukara pe, kuko nk'icyatsi cyangwa se move, ubwo move hasi hejuru ansambure. Abana bajya bambona bagapinga. Ngaye nguko kesheka ngushimire rero, amarimo arakomeza abane nawe dusubire mu biganiro by'ubutaha. Amin.